Yego nibyo koko amwe muri aya mahoteli yo muri aka karere hari ibikorwa bimwe na bimwe birimo gukorwa by'ivugurura bitandukanye n'ibyo Bene yari yoherereje CAF, kuko Bene amwe mu mafoto yoherereje CAF ni amafoto ubona yuko nyine asebetse, kuko n'amwe mu mafoto ya kera y'amwe mu mahoteli yahanihuye. Hoteli rero maze kugeramo ni Boni Consili ndetse na Hoteli Credo zashyirwaga mu majwi n'ubundi ko ari zimwe muri hoteli zigomba kwakira aya ma ekipe yombi. Nka Boni Consili ho ibyumba byari bimeze neza, icyo ubona bavuguriye n'uburyo bwo kwibaba ni reception yabo yaravuguruwe, yewe n'izina ryarahinduwe, ubundi yari Centre d'accueil ariko ubu ngubu bayigize hoteli, ibindi birimo kuvugururwa n'ubwiherero burimo kuvugururwa bugashyirwa ku rundi rwego, ko bazanye ubwiherero bugezweho bunafite uburyo bukoze mu buryo bw'ikoranabuhanga, amatara agezweho afite amasensa y'amatara, n'ubundi ushobora kugera uruhande akiyata, wenda barayamenyereye. Ikindi kirimo gukorwa nabonye ni resitora irimo kuvugururwa, ikindi ni amarangi mashya barimo gusiga. Naho muri Credo ho icyo nabonye barimo gutunganya ni ikijyanye na gym, kuko Hotel Credo yo ifite na piscine, ariko gym yo ntabwo bari bayifite, niyo iri gushyirwa muri iyi hoteli, n'ibindi bikoresho bisanzwe wenda by'isuku ndetse no gutunganya ibyumba neza, nibyo bikorerwa birimo gukorwa kugira ngo CAF ubwo iri buze kuza gusuperiviza, kuko amakuru ndimo guhabwa n'aba bantu barimo gutunganya ibi bikorwa nuko ngo ku munsi w'ejo hari delegation ya CAF igomba kuza ikareba nimba koko ibyo Bene yavuze ari byo, koko izi hoteli zitari ku rwego rwo kwakira umukino wa Bene n'u Rwanda. Ubwo ku munsi w'ejo niho icyemezo cya nyuma kigomba gutangwa, ariko amakuru ndi gukurura Shema nuko ku kigero cya 80 hafi n'9% rwose imikino ishobora kubera mu karere ka Huye.